kugira ngo dutangire icyigisho cyacu uyu mugoroba ari ryo hame ryacu rya kabiri tugiye kurebera hamwe. Reka mbabwire yuko ari ishuri ry'ingenzi cyane tugiye gukomeza kwiga, kubera yuko tugiye kwibanda cyane ku rindi hame rivuga Yesu Kristo umukiza wacu. Yesu Kristo umukiza wacu. Kandi twese hejuru ya byose twebwe nk'abakristo tuzi impamvu twizera Kristo. By'umwihariko dushingiye kuri Bibiliya tuzi agaciro ko kuba dufitanye ubumwe nawe. Rero ni ingenzi cyane yuko tumumenya by'umwihariko abataragiranye ubumwe nawe, kugira ngo babashe kongera kuzamura ubumwe binyuze mu nzira y'agakiza. Ariko mbere yuko dutangira kwiga, kugira ngo dusobanukirwe n'ijambo ry'Imana, ni ingenzi cyane yuko dusenga uyu munsi. Niyo mpamvu aka kanya mbasabye kugira ngo duhombeke amaso yacu, dusenge kugira ngo Umwuka Wera abane natwe kandi atuyobore mu gihe dutangiye kwiga ijambo rye. Reka dusenge. Data twese uri mu ijuru, turagushimiye kuko waduhaye umugisha wo kugusenga. Turagusabye kugira ngo ubane natwe muri uyu mugoroba mu gihe turimo kwiga ijambo ryawe. Ntabwo twifuza kuvugisha iminwa yacu gusa, turifuza ko Umwuka wawe Wera ashyire mu ntekerezo zacu ibyawe. Ndakwiyeguriye muri byose kugira ngo ubere igikoresho mu biganza byawe. Turagusabye kugira ngo ijambo ryawe rize kuvugwa ryumvikana, ndetse abantu bawe babashe gusobanukirwa binyuze mu buyobozi bwa Mwuka Wera. Nuko turushaho guhimbaza yuko ukuri kwanesheje binyuze mu Mwami wacu Yesu Kristo. Turagusabye binyuze mu izina rya Yesu. Amen. Nanone reka nangire mbifuriza ikaze buri wese muri iki cyigisho cyacu cya kabiri, cyangwa se ishuri ryacu rya kabiri. Turimo kwigira hamwe amahame shingiro y'ibyo twizera. Twatangiye iri shuri, kandi ku bw'ubuntu bw'Imana tuzakomeza kwiga amahame kugeza ku mahame 27 y'ibyo twizera, kugira ngo tubashe gusobanukirwa n'uburebure ndetse no gukomera kw'ishingiro ry'ibyo twizera twe nk'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, biri mu kuri kw'iby'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi bizera. Nizeye yuko Imana izaduha umugisha, ari nako turimo gutegura kugaruka kwa Yesu kwa kabiri, ubwo dutegereje Umwami wacu ndetse n'Umukiza wacu ugiye kugaruka ku nshuro ya kabiri hano ku isi. Mu gihe turimo gutangira ihame rindi ry'ibyo twizera, ndagira ngo tuze kureba ku ihame rindi rya kabiri rigize amahame y'ibyo twizera, ari ryo hame rya kabiri ry'ibyo twizera. Ndaza gusoma nihuta cyane kugira ngo tuze kubona andi mahirwe yo gusobanukirwa umurongo w'ibyo tugiye kurebera hamwe muri uyu mugoroba. Reka dusome. Yesu Kristo, uwa kabiri ugize ubumana kandi umwana w'Imana by'ukuri, niwe mukiza wacu udukura mu cyaha, kandi agakiza ka muntu katanzwe ku bw'ubuntu binyuze mu kumwizera. Katanzwe ku bw'ubuntu binyuze mu kumwizera. Nanone reka twongere dusome. Yesu Kristo, uwa kabiri mu bagize ubumana, umwana w'Imana by'ukuri, niwe mukiza udukura mu byaha, kandi agakiza ka mwene muntu kabonetse ku bw'ubuntu binyuze mu kumwizera. Ndizera yuko turi buze kubona aya mahirwe yo kuzagenda twinjira muri buri hame ry'ibyo twizera. Ndizera ko turi buze kugira amahirwe yo gusoma bimwe mu bihamya bigiye bitandukanye byo muri Bibiliya, yuko ijambo ry'Imana ryagiye ryivugira byinshi kuri iri hame ry'ibyo twizera, kandi biraza gutuma tubona n'ibindi bihamya bigiye bitandukanye bigenda bisobanura by'ukuri buri ngingo yose igize
iri hame rya kabiri tugiye kwiga. Iyo tugiye muri Matayo igice cya 28, Matayo igice cya 28, nk'uko twabivuze igihe twigaga ihame rya mbere, tuzajya dukoresha cyangwa se dusoma Bibiliya by'umwihariko yitiriwe umwami Yakobo. Bibiliya yitiriwe umwami Yakobo, nubwo mbizi yuko abantu benshi bafite ingeri nyinshi za Bibiliya, ariko nk'uko nabisobanuye mu cyigisho cya mbere, tuzakoresha Bibiliya yitiriwe umwami Yakobo kubera yuko twizera yuko ariyo Bibiliya nyakuri ivuga ukuri kuzuye, kuko yahinduwe, ikuwe, ariyo yakuwe mu nyandiko za kera, arizo nyandiko z'umwimerere zagiye zikoreshwa n'abanditswe muri Bibiliya. Sinavuze yuko turi bwinjiye mu bintu byinshi ngo tujye gusobanura byinshi, ariko turaza kubisobanukirwa uko dukomeza kwinjira mu cyigisho cyacu turimo kwiga ijambo ry'Imana. Rero muri Matayo igice cya 28 tugiye guhera ku murongo wa 18 ndetse n'umurongo wa 19. Tugiye guhera ku murongo wa 18 kugeza ku wa 19. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, nuko Yesu arabegera avugana n'abati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana ndetse n'Umwuka wera. Iri somo nanone, iri somo abantu benshi bagiye barivugaho, kandi natwe twarivuzeho ubwo twigaga icyigisho cyacu cya mbere. Turimo kwiga kuri Data wa twese, turimo kwiga ku ihame rivuga Data wa twese cyangwa se Imana Data, kandi twabashije kurisobanukirwa mu gihe twari turimo kwiga ubutatu bwera. Turimo kwiga abagize ubutatu bwera bugize ubwami bw'Imana. Binyuze muri iri somo twabonye ubumwe buri hagati ya Data wa twese, Umwana ndetse n'Umwuka wera, kandi ibihamya byinshi bisobanura neza kandi bikerekana ingingo mu buryo bwuzuye, bagaragaza yuko aba bose batatu bafite ububasha. Mwumva icyo ijambo ry'Imana rivuze. Nubwo bavuze kuri Yesu Kristo gusa, nuko Yesu avugana n'abati, nahawe ububasha mu ijuru no mu isi. Ububasha bishatse kuvuga yuko nta yindi mbaraga yindi yasigaye. Oya, ahubwo dusomye yuko ari ububasha bwose. Rero Kristo afite ububasha bwose, kandi byagakwiye gutuma dutuza. Kandi si wowe wenyine, ahubwo abagize ubutatu bwera bose bafite ububasha. Kandi iyo tuvuze yuko bose ari abanyabubasha, tuba dushatse kuvuga yuko nta kintu na kimwe cyabananira, ndetse na Kristo arimo. Rero nubwo tutashobora gusobanukirwa icyo Kristo ashinzwe cyangwa se akora, gusa dushobora kumubona igihe yihinduraga umuntu. Nibyo, yambaye akamero k'umuntu, ariko yari Imana kandi yari uwera nk'uko isomo ribivuze. Kandi si ibyo gusa, ahubwo nawe ubwe yabyihamirije yuko ububasha bwose yabuhawe, atari kuri iyi si gusa, ahubwo no mu ijuru. Tumaze gusobanukirwa ububasha bwe cyangwa se umurimo we, ari bwo bumwe buri hagati ye na Data ndetse n'Umwuka wera. Icy'ingenzi ni uko ari uwa kabiri mu bagize ubumana. Uwa kabiri mu bagize ubumana. Iyo tuvuze yuko ari uwa kabiri, ntabwo turimo kubisobanura mu rwego rw'imbaraga cyangwa se imbaraga z'ikirenga, ahubwo dushatse kuvuga yuko ari umuntu utandukanye kandi utekereza bitandukanye, kandi ukora bitandukanye, kandi uhora udutekerereza. Kandi si ibyo gusa, ahubwo bose bafite umurimo wo kutwitaho, bagakora imirimo igiye itandukanye, nk'uko natwe dushobora gukora imirimo igiye itandukanye mu mwanya baduhaye. Niko bimeze kuri Data, Umwana ndetse n'Umwuka wera. Bose ni abantu b'uburyo butatu, reka tubyite gutyo, ariko ntabwo ari nk'uko benshi babivuga yuko ari ububasha butatu bwihurije hamwe, ahubwo ni abantu bafite akamero gatandukanye, ariko batekereza kimwe. Nubwo bose buri umwe
afite ububasha. Riri muri Yohana 3:16. Yohana 3:16 niryo somo rizwi n'abantu benshi cyane. Handitswe ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Iri ni ryo somo abakristo benshi bakunda. Kubera iki? Kubera yuko rigaragaza Imana y'abakristo yuko ari Imana y'urukundo. Yakunze abari mu isi cyane itanga umwana wayo ikunda, Yesu Kristo, kugira ngo acungure umuntu. Kandi iyo Mana niyo yadusabye kugira ngo tuyizere binyuze mu mwana wayo, tuyizere binyuze muri wa wundi wemeye gutanga byose ndetse yemera no gukurwa mu ijuru, aza hano ku isi binyuze mu ishusho y'umuntu kugira ngo natwe tubone ubugingo buhoraho. Mbega urukundo, mbega kamere y'urukundo igaragara ahangaha. Binyuze muri iri somo twabonye umuntu watanze byose kugira ngo abandi babashe kubaho kandi bahabwe ku ngororano y'iby'ijuru ryatanze. Kandi ibyo ngibyo nibyo Kristo yakoze, kuko nta muntu n'umwe wigeze umuhatira kwitangira umuntu, oya, ahubwo niwe wabyihitiyemo. Yakundaga ibyo yaremye, yakundaga ibiri mu isi byose. Kandi igihe yabonaga ababyeyi bacu ba mbere baguye, yamenye yuko bizatugeza ku kurimbuka burundu. Yemera gutanga ubugingo bwe ndetse n'abandi bagize ubutatu bwera kugira ngo abantu bose babashe gukizwa. Turebye by'umwihariko muri iri somo muri Yohana 3:16, urusa nkaho rwashyizwe kuri Data wa twese, kuko biroroshye yuko umuntu ashobora kwitangira undi. Gusa Imana yo yaradukunze ituma itanga ubugingo bwe. Ariko iri somo by'umwihariko umurongo wa 16 wa Yohana igice cya 3 irimo kutwereka iki ngiki: Imana yakunze abari mu isi cyane. Kandi impamvu ibi ngibi ari ingenzi, sinzi niba murimo kubibona yuko byasabye urukundo rukomeye Data wa twese kugira ngo yemere gutanga umwana we akaza hano ku isi, akaza kwerekana urukundo rwayo. Iki ni igihamya cy'uko abantu benshi bizera mu buryo butandukanye barushaho gushima uko kwigaragaza kw'Imana, ndetse n'ubwo bagenda bakoresha amagambo menshi cyane barimo kubwiriza ijambo ry'Imana. Hari abantu benshi usanga bagaragaza Imana, bakagaragaza Imana n'umunyaburakari ukomeye uca urubanza, uwicara ku ntebe ye y'icyubahiro yo mu ijuru, akaba yiteguye yuko umuntu wese ukoze icyaha yamurimbura akamuhana. Ariko iyo ntabwo ariyo Mana ya Bibiliya. Imana Bibiliya yigisha niyo yayindi yemeye gutanga byose, ndetse harimo n'umwana wayo kugira ngo tubashe kubona ubugingo, kandi tubone ubugingo buhoraho. Ariko igisabwa kugira ngo tubashe gukizwa ni ukwizera umwana wayo, ni ukwizera yuko Yesu Kristo ari we gitambo gihoraho kandi cy'ukuri, kandi aricyo gitambo kizemerwa na Data kugira ngo abashe kutubabarira ibyaha byacu. Rero ntabwo dukeneye kugira ubwoba bw'ibyaha byacu nidushaka umwami wacu Yesu kugira ngo aduhanagure kandi adutunganye binyuze mu maraso ye bwite ku byaha byose twaba twarakoze, kubera yuko urukundo rwe binyuze mu mwana we, kubera yuko igitambo cy'ukuri cyatambwe binyuze mu mwana we. Niyo mpamvu ahora yiteguye kutubabarira ibyaha byacu iyo twihannye. Ikindi kintu cy'ingenzi tugomba kuzirikana ni uko iri somo ari ingenzi cyane kandi risobanutse, yuko dushobora kubona ubugingo buhoraho, kubera yuko yavuze yuko umwizera wese atazacirwaho iteka, ahubwo azahabwa ubugingo buhoraho. Ibyo duhura nabyo hano ku isi uyu munsi
bikwiriye gutuma duhora twibuka yuko hari ubundi bugingo tuzahabwa. Tukirimo kubuvuga iby'ubugingo bw'iteka, reka nongereho iki kintu. Ngiye gutanga ayandi masomo y'ingenzi cyane tutari buze kuvugaho menshi cyane, ariko turaza kuyasobanukirwa igihe arimo kuvuga ku bigendanye na Kristo. Aya masomo asobanura byinshi kuri Kristo ndetse n'umurimo we, ndetse n'intambwe zikurikirana zo gucungurwa k'umuntu. Ariko iyo ufunguye Bibiliya mu gitabo cya Mika, muri Mika igice cya 5, ariko iyo ufunguye Bibiliya mu gitabo cya Mika, muri Mika igice cya 5, tugiye guhera ku murongo wa 2 w'iki gice. Mika igice cya 5 guhera ku murongo wa 2. Ariko wowe Betelehemu Ufurata, uri mutoya mu bihumbi by'i Buyuda, muri wowe niho hazava uzaba umwami wa Isiraheli. Ubwo bavuze kuri Yesu, akansanga. Imirambagirire ye ni iteka uhereye kera kose. Turabizi neza yuko iri somo ririmo kuvuga kuri Kristo, igihe yaragiye kuza hano ku isi kugira ngo abashe gucungura mwene muntu. Ariko ibyo dusomye batubwiye yuko imirambagirire ye ari iy'iteka ryose. Mbese ibyo ngibyo bishatse kuvuga iki? Yuko yatangiye imirimo uhereye kera kose. Biravuze ngo imirambagirire ye ni iy'iteka ryose. Rero bishatse kuvuga yuko Yesu Kristo yabayeho uhereye kera, ndetse n'umurimo akora ndetse no mu gihe cyashize, uwo murimo yarawukoraga iteka ryose. Kandi nanone iri somo rihise rinyibutsa irindi dusoma muri Zaburi, ariyo Zaburi ya Dawidi, Zaburi ya 90 ku murongo wa 1 ndetse n'uwa 2, havuga aya magambo akomeye cyane. Zaburi ya 90 umurongo wa 1 n'uwa 2: Mwami, ibihe byose wahoze uri ubuturo bwacu, imisozi itaravuka, itararamukwa isi n'ubutaka, uhereye iteka ryose ukageza iteka ryose, ni wowe Mana. Ko kuvuga Data wa twese, cyangwa urimo kuvuga Yesu, cyangwa urimo kuvuga umwana? Kubera yuko urimo kuvuga yuko ahangaha umuntu wabayeho iteka ryose akazageza iteka ryose, kandi uwo muntu niwe waremye imisozi ndetse n'ibindi byose byabayeho ku isi, binyuze mu ijambo. Iri somo riratangaje cyane mu gihe turimo kwiga ubumana, kandi rishobora gusobanuka neza turamutse tumenye uwaremye, kandi tubonye yuko yabayeho iteka kuzageza iteka ryose. Ndagira ngo tuze kurihuza n'iri somo rindi dusoma mu Bakolosayi, Abakolosayi igice cya mbere, Abakolosayi igice cya mbere harimo kuvuga, iyo usomye umurongo wa 13, reka mbere ku murongo wa 12 kugira ngo tubashe kumva icyari kirimo kuvugwa ahangaha. Umurongo wa 12 turakomeza. Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 12 haranditswe ngo, mushime Data wa twese, mushime Data wa twese waduhaye kuraganwa n'abera umurage wo mu mucyo. Niwe wadukije ubutware bw'umwijima, akadukuramo akatujyana mu bwami bw'umwana we akunda. Niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu. Ni nawe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura yo mu byaremwe byose, kuko muri we, ubwo muri Kristo, arimo byose byaremewe, ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka,
intebe z'ubwami n'ubwami bwose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose niwe wabiremye byose, kandi rero ni nawe byaremewe. yabanjije byose kandi byose bibeshwaho nawe. Rero abantu benshi iyo bavuze kuri Kristo ntabwo bavuga kuri Kristo ngo bagaragaze imimerere ye, bavuga kuri Kristo wapfuye ku musaraba wacunguye umuntu. Ariko iri somo ritugaragarije Kristo wari ufite umurimo wo kurema isi gusa, ahubwo dusomye yuko ndetse n'intebe z'ubwami ndetse n'ubutware bukomeye, ibyo byose niwe wabikoze, niwe wabiremye, kandi binyuze muri we nimwo byose byaremewe. Rero ntabwo dukwiriye gukomeza kurebera kuri Kristo nk'umuntu wabayeho agahinduka umuntu nk'uko natwe turi, ahubwo dukwiriye kureba imimerere ye mu kwera kwe. Kandi uwo muntu kandi muri Zaburi ya 90 umurongo wa mbere ndetse n'uwa kabiri twasomye yuko yabayeho mbere yuko imisozi iremwa. Twasomye yuko ari we waremye imisozi, ni we waremye isi, ndetse abakolosayi ho hatweretse yuko yari Yesu Kristo, kandi Yesu Kristo ni we wabayeho iteka ndetse n'iteka ryose. Mbese ijambo iteka ryose bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga yuko yabayeho by'iteka mu bihe bidashira, igihe cyose. yabayeho mbere na mbere, iteka ndetse n'iteka. Rero turimo kureba ububasha bukomeye cyane bwa Yesu mu gihe turimo gusobanukirwa Yesu Kristo uwo ari we. Ariko kwigira umuntu kwa Kristo nibwo bwa mbere yigaragaje gutyo, bitari byarigeze bibaho igihe yazaga hano ku isi. Ariko nta bundi bubasha bundi buhambaye yari afite, ndetse narwo yigeze abivuga ngo abigerure ku isi, agaragaza ubushobozi bwe buhambaye yari afite ngo agaragaze. Rero ntidukwiriye kumufata mu ishusho y'uburyo dufata abandi bantu basanzwe. Nibyo koko ntabwo ari ikiremwa gisanzwe nk'uko abantu tumeze, cyangwa se ibindi byaremwe byose, ahubwo yabayeho iteka kuzageza iteka ryose. Reka tujye muri Matayo igice cya mbere. Matayo igice cya mbere turasoma duhere ku murongo wa 21. Matayo igice cya mbere handitswe ngo azabyara umuhungu uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Ahangaha nanone bari barimo kuvuga kuri Kristo. Twabonye waremye byose. Mu yandi magambo, yo gutuma ibintu byose bibaho ku bwe, ibintu byose ari byo mu ijuru no mu isi nk'uko Bibiliya yabivuze. Ariko nanone ahangaha niwe wahawe ubushobozi bwo gukiza umuntu mu gihe umuntu amwemeye nk'umukiza we. Mwumva iki ngiki? Iri somo rishatse kuvuga yuko bahamije yuko nta wundi ugize umwe wo mu bumana cyangwa se ikindi kiremwa muntu cyakora ibyo ngibyo, ahubwo ni Kristo wenyine niwe ufite ubushobozi bwo kudukiza ibyaha byacu. Reka tujye muri Matayo igice cya kabiri. Muri Matayo igice cya kabiri turahera ku murongo wa 5 ndetse n'uwa 6. Matayo 2. Nuko baramubwira bati, ni Betelehemu mu gihugu cy'i Yudaya, niko byanditswe n'umuhanuzi ngo,
nawe betelehemu ho mu gihugu cya yudaya ho mu gihugu cya yuda ni ukuri n'uri mutoya mu midugudu ikomeye ya yuda kuko muri wowe ariho hazaturuka umutware uzaragira ubwoko bw'abisiraheli. ubu bwari ubuhanuzi buvuga ku kuza kwa Yesu mu gace k'i Betelehemu. kari agace gatoya ariko kari agace kagaragaza by'ukuri imico ya Kristo yuko atigeze yizana ku isi ngo aze avukire mu mujyi ukomeye cyane, ahubwo yahisemo umudugudu mutoya. kandi ikibazo cyabajijwe icyo gihe bibazaga uburyo ashobora kuba akomoka i Nazareti, ariko n'ubundi Nazareti hari ahantu n'ubundi Betelehemu yari iri. niyo mpamvu Yesu ariho hantu yahisemo, ahantu hatuje. tubwirwa yuko ari we wari buyobora abantu bayo. iyo bavuze yuko afite ubushobozi bwo kuyobora, bishatse kuvuga yuko afite ububasha, kandi ubwo bubasha twabubonye kuri Kristo yuko ari we ufite ubwo bubasha. nubwo adukoraho ibyaha byacu, aracyari umukiza wacu, kandi Bibiliya ibivuga by'ukuri yeruye yuko azakiza, kandi nta wundi muntu ushobora kubikora. bishatse kugaragaza yuko tutashobora kwikiza cyangwa ngo twemere yuko dushobora gukizwa n'ikindi kintu nk'abamarayika, cyangwa se umwuka w'uwundi muntu, cyangwa se inyamaswa yindi, cyangwa se igishushanyo runaka cy'undi muntu, cyangwa se ikigirwamana kiremwe mu biti cyangwa amabuye. nta kintu na kimwe kandi nta muntu n'umwe wadukiza utari umwami wacu Yesu Kristo. mu byakozwe ni mu gice cya 4:12 handitswe ngo, kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. rero nta wundi muntu, nk'uko nabivuze mbere, nta kindi kigirwamana na kimwe, ndetse nta n'undi mwuka n'umwe, ndetse nta n'indi myuka, nta n'umumarayika ushobora kudukiza. ahubwo hari umuntu umwe w'ingenzi watanzwe kugira ngo atubere igitambo cyera, ari byo yakoze igihe yitanze agapfa mu cyimbo cyacu. ndabizi abantu benshi bagira ibibazo, barimo kwibaza ngo ni gute ubu butware yabuhawe kubera icyemewe gupfa ku musaraba. ariko Bibiliya itubwira yuko hatabayeho kumeneka kw'amaraso ntihabaho kubabarirwa ibyaha. iyi niyo mpamvu inyamaswa nyinshi zatambwaga mu myaka ya mbere y'uko Kristo aza hano ku isi. umwana w'intama ndetse n'ayandi matungo menshi Imana yari yarayahisemo kugira ngo abe ibitambo. nanone yashushanyaga igitambo cy'umwana w'Imana, ari we mwana w'Imana w'ikinege wari wujuje ibisabwa byose. ibyakorwaga rero byose byari igishushanyo. nubwo mbere ya Kristo ababyeyi bacu bo ku isi batambaga izi nyamaswa, babaga barimo kugaragaza yuko hari umuntu ugomba gupfa kugira ngo abandi babashe gukira. kandi muri ubu buryo icyo gitambo cyagombaga kuba ari icyera, kubera ko umuntu yagombaga kugaragaza yuko yujuje iby'amategeko yishwe yasabaga. kandi yavugaga yuko igihe amategeko yishwe, aya mategeko nimba yishwe, igihano cy'icyaha ni urupfu. rero hagombaga kuboneka umuntu wera akemera gutambwa kugira ngo abe igitambo. icyo gitambo kibi cyera, ndetse abamarayika ntabwo byari bushoboke yuko babikora. reka tujye muri Yohana, mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 5 turaza gusoma umurongo wa 11 n'uwa 12. urwa mbere rwa Yohana 5 umurongo wa 11 n'uwa 12. Bibiliya isobanura neza
nuko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo bubonerwa mu mwana wayo. Ufite uwo mwana niwe ufite ubwo bugingo, naho udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Biratangaje. Mbega gusobanurwa k'ububasha bw'Imana Bibiliya isobanuye yuko ubugingo Kristo afite ni ubugingo mwene muntu akeneye. Imana yaduhaye ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo bubonerwa mu mwana. Rero ubugingo buhoraho tugomba guhabwa buboneka binyuze muri Kristo. Ufite uwo mwana afite ubugingo, kandi ufite uwo mwana kandi udafite uwo mwana nta bugingo afite. Ubugingo buhoraho buri muri Kristo, bivuze ko Kristo afite ubugingo buhoraho. Rero ntabwo ari Data wa twese gusa ufite ubugingo buhoraho muri we, ahubwo Kristo nawe muri we afite ubugingo buhoraho. Kandi iyo usobanuye neza ibi ngibi, kandi iyo usobanukirwe n'uyu murongo, ushobora kubona yuko atari Data wa twese wavugwaga aha ngaha nk'umwe duhabwa ubugingo binyuze muri we, ahubwo bari barimo kuvuga kuri Kristo. Bishatse kuvuga yuko mbere na mbere yari afite ubushobozi bwo kurema ibintu byose biri mu ijuru ndetse no mu isi. Mwibuke yuko ijambo ry'Imana ariko ryatubwiye, ndetse aha ngaha batubwiye yuko natwe tubasha kubona ubugingo. Nubwo umuntu ashobora kuvuga ati ubugingo buhoraho bukomoka kuri Data wa twese, akavuga ati kugira ngo bigere ku mwana bihera kuri Data wa twese, ahubwo turimo kuvuga kuri Kristo. Umwuka w'abantu udusobanurira by'ukuri yuko ubugingo bwa Kristo ari ubw'ukuri, butavanywe ahantu runaka cyangwa se ngo bube bwaratiriwe. Igihe tuvuze yuko ari ubugingo bw'umwimerere, tuba dushatse gusobanura yuko cyangwa se ngo abe yarabutiriye umuntu runaka, ngo abe yarabuvanye kuri Data. Igihe isomo ritubwiye yuko ari ubugingo bw'iteka kuzageza iteka, tugomba kureka tugasobanurwa uko isomo risobanura neza. Nimba yarabayeho iteka ryose, ntabwo ushobora kuvuga yuko afite itangiro runaka. Ntabwo wavuga yuko ubwo bugingo buhoraho yabuvanye ku muntu runaka kuri Data wa twese, cyangwa se hari ahandi yabutiriye. Twaba turimo guhakana umwuka w'ubuhanuzi, kandi twaba turimo guhakana n'ijambo ry'Imana ubwaryo. Ariko risobanuye neza yuko muri we dufite ubugingo buhoraho, kubera yuko nawe ubwe afite ubugingo buhoraho, kugira ngo abashe natwe kutugenera ubugingo buhoraho nk'uko nawe yari ameze uhereye mbere na mbere. Hari irindi somo nanone nifuza kuza gukoresha kugira ngo tuze gushimangira by'ukuri iki gitekerezo. Dushobora kujya muri Yohana igice cya mbere, turaza gusoma duhere ku murongo wa mbere kugeza ku wa kane. Yohana igice cya mbere duhere ku murongo wa mbere kugeza ku wa kane. Mbere na mbere hariho Jambo, Jambo yahoranye n'Imana, kandi Jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Mbese uyu nguyu ninde turimo kureba aha ngaha, urimo kuvuga aha ngaha? Mbese uyu Jambo, mbese uyu Jambo ni inde? Nibyo, kenshi na kenshi ibyanditswe byera bikunda kugaragaza uyu Jambo uwo ari we, kubera yuko nukomeza muri iki gice ugisoma muri Yohana igice cya mbere, iyo dukomeje imbere ho gatoya
ukomeje hasi ugasoma ku murongo wa 5 handitswe isomo rivuga ngo iyo riri budusubize ikibazo cyacu kandi rigasobanura neza uwo uyu witwa Jambo uwo ari we urimo kuvugwa ahangaha. Mwumve haranditswe ngo uwo mucyo uvira mu mwijima ariko umwijima ni wawumenya. Hariho umuntu watumwe n'Imana witwaga Yohana. Uwo yazanywe no guhamya iby'umucyo ngo atume bose bizera. Icyakora uwo si we uwo mucyo ahubwo niwe wahamije ibyawo. Rero ahangaha barimo kuvuga umurimo wa Yohana ari we Yohana Umubatiza. Mbese Yohana Umubatiza yaje guhamya nde? Turabizi neza yuko Yohana Umubatiza yaje guhamya Kristo, kandi yaje guca inzira ndetse no kwerekana umwana w'intama ukuraho ibyaha by'abari mu isi, ari we wagombaga kuza hanyuma. Kandi ukomeje muri iyi mirongo ikurikiye muri Yohana igice cya mbere, byose uramutse ubishyize hamwe tukagenda dusoma gake gakeya, nk'uko handitswe ngo mbere na mbere hariho Jambo, duhere ku murongo wa mbere, Jambo yahoranye n'Imana kandi uwo Jambo yari Imana. Rero barimo gusobanura ahangaha yuko Kristo yari Imana, yari kandi n'ubungubu. Ni uwera kandi ahabwa iri zina Imana. Nk'uko nabivuze mu cyigisho gishize, ijambo Imana ntabwo ari izina rya Data wa twese gusa, ahubwo ijambo Imana ni izina rusange ryahawe ubutatu bwera, ari bo bakwiriye kuramwa ndetse no guhabwa icyubahiro bagasingizwa, ari we Data wa twese, Umwana ndetse n'Umwuka wera. Bimeze neza nk'uko byari bimeze mbere na mbere. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere, kandi mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Kristo yaje hano ku isi y'umwijima aza kwerekana, nk'uko twabisomye ahangaha ku murongo wa 4 n'uwa 5, yiyerekana nk'umucyo w'isi. Mwumve ibyo twasomye, muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko uwo mwijima ni wo umenya. Kristo yishwe kubera yuko abantu bo ku isi ntabwo basobanukiwe uwo yari ari we, uwo yari we. Hanyuma aza ku isi, umurongo wa 14 ho haranditswe ngo Jambo yabaye umuntu abana natwe, tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'intama w'ikinege wa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Rero Bibiliya igaragaje neza ubwo Jambo yari ari we. Tubwirwa yuko yahozeho mbere na mbere, yahoranye n'Imana mbere na mbere. Jambo yahoranye n'Imana, kandi ibintu byose byaremwe nawe. Rero ibyanditswe byarabikomeza kugenda bisubiramo buri kintu kimwe. Yujuje umurimo we w'irema, arema ibintu byose binyuze mu mwana we, kubera yuko umwana we nawe yabayeho by'iteka ryose binyuze muri we uhereye kera kose, kandi azakomeza kubana nawe by'iteka ryose. Reka dukomeze, reka tujye mu Befeso igice cya mbere. Turaza gusoma ku murongo wa 9 tugeze ku murongo wa 15. Befeso igice cya mbere uhereye ku murongo wa 9 kugeza ku wa 15. Itumenyesheje ubwiru bw'ibyo ishaka kubw'ineza y'ubushake bwayo, ariyo yagambiriye kera kugira ngo ibihe nibisohora ibone uko iteraniriza ibintu byose muri Kristo, ari ibiri mu ijuru cyangwa ibiri mu isi. Ubwo natwe twarazwe umurage tubitoranirijwe kera nk'uko Imana yabigambiriye, ikora byose nk'uko ibishaka mu mutima wayo, ngo tube uko ngo tuba bo gushimisha ubwiza bwayo, twebwe abiringiye Kristo uhereye
kera, in whom ye also trusted. niwe namwe mwiringiye After that ye heard the mumaze word of kumva truth, ijambo the ry'ukuri gospel of your salvation, ari ryo butumwa in bwiza whom bw'agakiza kanyu, also after that kandi you mumaze believed, kwizera niwe you wabashyizeho were sealed ikimenyetso with that Holy ari cyo mwuka Spirit wera mwasezeranijwe, which is the earnest uwo of our twahaweho inheritance, ingwate until yo the kuzaragwa redemption of the umurage purchased kugeza possession, ubwo ab'Imana unto the yaronse praise of His izabacungura. ubwiza Wherefore bwayo I bushimwe, also, nicyo after gituma I nanjye maze heard of your kumva faith in the uburyo Lord mwizeye Jesus umwami Yesu and mugakunda abera love bose, unto all the saints. mbashimira The Imana apostle ubudacana here basabira uko is nsenze. really magnifying the role of Christ. Ahangaha Pawulo arimo That our kugaragaza neza salvation really is umurimo wa through Kristo, Christ. And yuko those who are uwo agakiza predestinated, in other kacu words, not that God had designed nta that handi you would be gashingiye keretse saved kuri and others Kristo, would be lost, but those who ndetse He n'abo ngabo knew baheze kure. Mu would yandi magambo, accept His Son ntabwo and Imana obey His hari abo will. yaremewe Those kuzakiza individuals abandi bakarimbuka, are predestinated or ahubwo abo yamenye kera, preordained to gain abo yamenye yuko bazakira everlasting umwana life we through kandi bakagendera the mu life of bushake Christ, bwayo, abo through bose His precious blood being shed bahawe and cyangwa His yabahaye eternal ubugingo life being buhoraho imparted unto them. binyuze mu mwana we Yesu beauty of Kristo, it is we see that Christ binyuze offers us mu maraso ye not yamenwe, just life when we come into ndetse this world, ahubwo He also yaduhaye offers us n'ubugingo eternal buhoraho, life umwuka waduhumekeyeho that uwavuye was breathed into us. mu murimo It utangaje came from uwa Data wa the twese, source of all nk'uko the twabibonye mbere Father's kuri creative Kristo work. yuko Yesu As we ari we saw earlier on, Jesus is the wari one ufite umurimo that wo is kurema ibintu responsible byose, for creating all ari byo mu things ijuru both ndetse in n'ibyo mu heaven and isi, in earth. So He is the one that really gave kandi ni us nawe life. uzanaduha And He's ubugingo also buhoraho. the one Rero who tubona will ahangaha also umutima give us w'ubugingo eternal life. So we get ndetse both n'ubugingo the bw'iteka bread of ryose life as bikomotse well as kuri we. eternal life from Him. Ni He umukiza is wacu, indeed our ntabwo Savior. He adukiza does not save ibyago us ndetse from n'amakuba troubles and difficulties and ndetse hardships n'ingorane duhura nabyo all the time, buri gihe, because we may kubera need yuko those to help us, yego but nibyo He turabikeneye will kugira ngo save us adufashe, from being ariko destroyed azadukiza by such kurimbuka by'iteka as long as we kugira ngo stay close to Him. atwiyegereze tubane Just like nawe. He shielded Nk'uko Job, yarinze He Yobu, allowed Job to go through yemereye Yobu yuko difficulties, agera mu but He ngorane, delivered Job ariko from yamuvanye mu all ngorane his zose yari arimo in the end. ndetse n'ibigeragezo. So we gain Twabonye a lot byinshi from Him, bivuye mu biganza bye, and we really need kandi to dukeneye recognize cyane the kumenya important ingingo role He y'ingenzi, kandi dukwiye continues to kumenya play neza in akamaro sustaining k'icyo us arimo gukomeza in this kudukorera, life. As the adukomeza apostle muri ubu said, bugingo. you know, we Nk'uko intumwa first yavuze, believe tugomba kwizera after we hear the word, ijambo, and then we are sealed by the Holy yuko Spirit of kwizera promise. guheshwa no This is the work kumva, that kumva Jesus kukazanwa directs the n'ijambo, Holy Spirit to do ategeka umwuka for wera those kudukorera who receive kuri Him abo as their Savior. bamwakiriye. Ephesians chapter 2 Abefeso verse igice cya 4 kabiri and umurongo wa 8. kane ndetse But n'uwa God, who is 8, rich in mercy, for His great ariko Imana love kuko ari wherewith umutunzi He loved w'imbabazi us, yaduhinduranye even when we bazima na were Kristo dead in sins, kubw'urukundo rwinshi had quickened yadukunze us ubwo twari together dupfuye tuzize with ibicumuro Christ. byacu, By grace ubuntu are nibwo ye saved, bwabakijije, and had nuko raised us up ituzurana nawe, together and made us itwicaranya nawe sit mu together ijuru in mu buryo heavenly bw'umwuka places in turi muri Christ Kristo Jesus. Yesu. This is Ephesians Aha chapter ni mu Befeso 2, igice cya kabiri, and nasomye I umurongo wa just read 4 verse 4 kugeza ku wa 6. to 6. Reka turebe ku Now murongo wa we'll look at 7 verse ndetse n'uwa 7 and 8. 8. Listen to Mwumve these iyi verses. mirongo. That in the ages kugira ngo to mu bihe come bizaza He might show the izerekana exceeding ubutunzi riches bw'ubuntu of His bwayo grace buhebuje in byose His kindness itugirira towards neza muri us Kristo through Yesu. Christ Jesus. For by grace Mwakijijwe are ye n'ubuntu saved kubwo through kwizera, faith, and that ntibyavuye not kuri of mwe, yourselves, ahubwo ni it impano is the y'Imana. gift of God. By Kubw'ubuntu grace are mwarakijijwe. ye saved. Mbese ubuntu ni What iki? is grace? Abakristo Well, most benshi Christians will basobanura define ubuntu grace as nk'imbabazi undeserved zitagira iherezo. pardon. Basobanura nk'imbabazi zitagira Being iherezo. undeserved pardon. Basobanura ubuntu nk'aho Yes, ari it is imbabazi pardon. zitagira The iherezo. Father does Yego nibyo ni accept the imbabazi. blood of Jesus in Data wa our twese behalf when we yemera ask amaraso for ya Yesu mu forgiveness cyimbo cyacu through the precious blood igihe dusabye of our imbabazi Savior being applied to binyuze us. mu maraso Our sins y'igiciro are washed away. y'umukiza The wacu Father does watambwe. hear and answer Ibyaha such a byacu prayer. birahanagurwa. Data wa But twese He does not only aratwumva hanyuma forgive us, but He akadusubiza also amasengesho empowers yacu. us.
rero ubuntu ntabwo buhagararira ku guhabwa imbabazi gusa. Ntabwo ari uguhabwa imbabazi by'iteka ryose cyangwa se imbabazi nyinshi, ahubwo ni imbaraga, ni isanga n'ingoyi hagati y'imbabazi ndetse n'imbaraga duhabwa. Igihe dusobanukiwe ubuntu muri ubu buryo, tubona neza yuko Imana iduha buri kintu cyose muri Kristo. Kristo ntabwo adukiza ibyaha gusa hanyuma akaturekera hamwe na Satani, ahubwo aduha imbaraga zo kugira ngo twe gukomeza kuba munsi y'ubugenzuzi bwa Satani ndetse n'icyaha. Rero ubuntu buduha ikintu cyose dukeneye binyuze mu mbabazi ndetse n'imbaraga kugira ngo dukomeze kubaho ubugingo bw'iteka ryose ndetse n'ubugingo buhoraho binyuze mu mbaraga za Kristo ndetse n'ubushobozi bwa Mwuka Wera. Rero aya masomo abiri tumaze gusoma ndagira ngo nze kuyahuza n'amagambo ari mu Baroma igice cya 3 duhere ku murongo wa 23 kugeza kuri 26. Abaroma igice cya 3 umurongo wa 23 kugeza ku wa 26. Bibiliya iravuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo, niwe Imana yashyizeho kuba impongano y'uwizera amaraso ye kugira ngo yerekane gukiranuka kwayo, twayiteye kwirengagiza ibyaha byakozwe mbere y'icyo gihe ubwo Imana yabyihanganira, kandi yabikoreye kugira ngo no muri iki gihe yerekane gukiranuka kwayo ngo ibe ikiranuka kandi itsindishirize uwizeye Yesu. Iyo dukoresheje ijambo gukiranuka tuba dushatse kuvuga yuko umuntu aba ahindutse nk'umukiranutsi cyangwa se ahawe umudendezo wo kutongera gukora icyaha. Rero Yesu, amaraso ya Yesu, igihe dusabye imbabazi aduhanaguraho ibyaha burundu kandi tugahabwa gukiranuka kwa Kristo, atari ugukiranuka kuvuye mu byo twakoze, oya, ahubwo ni ugukiranuka kwiza cyane kwa Kristo, ariko gukiranuka kutariho ikibazo kukabarwa kuri twe. Rero mu maso ya Data wa twese duhinduka abera binyuze mu maraso ya Yesu. Rero Yesu atubona kandi Data wa twese akatubona muri icyo gihe ndetse no gukomeza guhera icyo gihe ndetse ugakomeza, kubera yuko twizeye kandi tugahabwa Kristo mu mitima yacu no mu bugingo bwacu, tuba twakiriye we ari we mukiza w'abari mu isi, kandi duhinduka abera n'abaziranenge mu maso ya Kristo, mu maso ya Data. Ariko bikenera yuko twizera, bidusaba kwizera. Tugomba kwizera Imana, tugomba kwizera ndetse n'ijambo rye, kandi tugomba guhamya neza binyuze mu mibereho yacu icyo Kristo yavuze ndetse n'icyo adusaba. Imirimo yacu ndetse n'ibikorwa byacu ni igihamya cyo kwizera. Kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Rero mu yandi magambo, kwizera muri Yesu Kristo ni ingenzi cyane ku bw'agakiza kacu. Igihe dusobanukiwe neza yuko Kristo ari umukiza wacu, yuko Kristo ari ingenzi cyane, nimba koko dushaka guhabwa ubugingo buhoraho, bizatubaho. Rero ndimo gusoza, ndagira ngo mbwirire buri muntu wese, mugerageze Kristo, ntago yigera atsindwa. Rero reka duhombeke amaso yacu muri aka kanya mu gihe turimo gusoza. Data wa twese dukunda, turagushimiye cyane yuko uduhaye andi mahirwe kugira ngo duterane hamwe n'abantu bawe twiga ijambo ryawe. Turagushimiye cyane Data yuko binyuze mu mbabazi zawe wemeye kuduhishurira ukuri gutangaje. Turagushimiye cyane kubw'impano nziza
ari we Yesu of Kristo your dear umwana Son wawe, Jesus Christ. kandi tuguhaye icyubahiro And we praise tugusingiza and glorify you, beloved yuko Father, wadukunze data, for your love kuko urukundo in rwawe surrendering your ndetse no perfect kwemera gutanga Son umwana wawe wera to come on this kugira ngo earth to die aze for hano ku isi mankind. apfire ubugingo We bwacu. pray that we Twakire will Yesu truly accept imitima Jesus yacu, in our hearts, kandi and we will allow tumwemerere him not only to wash away atari our ukugira ngo blood, duhanagure ibyaha gusa our sins by his ndetse precious n'amafuti blood, twakoze but that he will kubw'amaraso yawe, also grant us the ahubwo power, the divine aduhe power imbaraga, that will imbaraga enable zera us to fight the zizatubashisha good fight of faith and be kurwana intambara nziza yo overcomers kwizera, over tukanesha sin, icyaha self, and ndetse Satan. n'umubiri Be with each and ndetse na everyone Satani. that Ugane has na buri muntu wese participated uri aha in ngaha this class, and may we waje kwitabira grow muri aya materaniro. in a knowledge of Turagusabye the kugira ngo truth dukurire mu kumenya and ukuri in an ndetse experience no with gusobanukirwa our Lord umwami and wacu Savior Jesus Christ. n'umukiza ari we Yesu For it is Kristo. in our Binyuze mu mukiza Savior wacu ndetse and no mu his izina worthy name we ritangaje ask nibyo these dusabye things. twizeye mu izina rya Amen. Yesu, amen.